kabiri gatatu mu izina rya Yesu Kristo. Turirukana Yeriko ikuremereye, Yeriko umaranye iminsi turayihiritse kuko twizeye Imana, Imana muri Israheli, Imana yagiriye neza. Ineza y'Imana nibane namwe, amen. Abadukurikiye, abakurikiye Mukakarangwa TV, tugarutse imbere yanyu tuzanye amagambo Imana iduhaye kubabwira. Ndagira ngo aho uherereye hose uze wumva ijambo ry'Imana Imana iduhaye, waba uherereye hanze, waba uherereye mu Rwanda, aho waba uherereye hose n'ikaze kuri televiziyo yacu, tuguhaye ikaze, amen. Reka dutangire dusenga. Turagushimiye Mana, nta kintu bijya bigutwara, nta n'icyo biba bikubwiye. Iyo ubonye abantu bari kurira ngo ntuje, ukabona abantu barira ngo birarangiye, wowe kuko uzi ko uhagera ukabitangiza, nta muntu uguhagarara imbere. Wageze Yeriko biramenyekana, ni nako tusenze kugira ngo natwe ugere iwacu bimenyekane. Turakuraritse kandi turagutumiye mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa, amen. Yesu agera kwa Lazaro, ahasanga barimo kurira. Yesu agera kwa Lazaro, ahasanga barimo kurira. Uwo mwanya Yesu arababwira ati, mujye kunyereka aho mwamushyinguye. Yesu arabareba kuko ntacyo byari bimubwiye. Yesu arabarebayo kuko ntacyo byari bimubwiye. Yesu arabareba kuko ntacyo byari bimubwiye. Yesu arabareba kuko ntacyo byari bimubwiye. Yesu arabareba barira kuko we ntacyo byari bimubwiye. Yesu arabarebayo kuko ntacyo byari bimubwiye. Amen. Yesu yari afite inshuti yitwaga Lazaro, nubwo atari cyo kigisha nzanye, ariko iyo nshuti ye yaje gupfa. Niko no muririmbyi atubwiye nahimbye. Haleluya. Aratubwiye ngo Yesu ageze kwa Lazaro yasanze barira, barizwaga nuko Lazaro yapfuye. Ariko Yesu arabitegereza arababwira, mujye kunyereka ahantu mwamushyinguye. Hanyuma amaze kubibabwira barahakana, baravuga ngo twajya kuhakoreka yaraboze. Hoya hoya mwigisha. Ngo Yesu arabareba cyane, we nta kintu byari bimubwiye. Kurira kwabo ntacyo byari bimubwiye kuko yarazi yuko ari bumuzure. Niyo mpamvu nje kugutangariza amakuru avuga ngo ingabo zagurukiye kukurwanya nta kintu zibwiye Imana, kuko Imana ifitane iracisha inzira. Uburwayi bwakubayeho karande nta kintu bibwiye Imana, nta kintu bibwiye Yesu. Aho akura inzira yo gukira arahazi. Ibibazo bikuremere nta kintu bimubwiye, apfa kuba Yesu yahageze. Aho koreka dusenge Yesu ahagere. Haleluya. Imana ibaha umugisha. Reka tuganire ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yosuwa. Haleluya. Turasoma Yosuwa ibice 5, turava ku murongo wa 13. Amen. Marayika abonekera Yosuwa, nuko Yosuwa yegereye Yeriko, yubura amaso abona umuntu uhagaze amwerekeye, afite inkota mu ntoki. Yosuwa aramwegera aramubaza ati, mbese uri uwo mu bacu cyangwa uwo mu babisha bacu? Aramusubiza ati, oya, ahubwo nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Yosuwa yikubita hasi yubamye, aramuramya aramubwira ati, mutware njyewe umugaragu wawe
untegetse iki? Nuko umugabo w'ingabo z'Uwiteka abwira Yesu ati kwetura inkweto mu birenge byawe kuko aho uhagaze aho ari ahera. Yesu abigenza gutyo. Imana ibwira Yesu uburyo bazazenguruka Yeriko. 6 kuva ku murongo wa mbere turagera ku wa 5. Yeriko hari hakinzwe cyane kuko batinyaga Abisiraheli, nta wasohokaga kandi nta winjiraga. Uwiteka abwira Yesu ati dore nkugabije Yeriko n'umwami waho w'intwari zaho, namwe ab'ingabo mwese muzazenguruke umudugudu rimwe, aba ariko muzajya mukora kumara iminsi 6. Kandi abatambyi 7 bazatwara amahembe 7 y'amapfizi y'intama imbere y'isanduku ku munsi wa 7, muzazenguruka umudugudu 7, maze abatambyi bavuza amahembe. Amahembe navuga cyane mukumva amajwi yayo, abantu bose bazavugira icyarimwe baranguruye amajwi yabo. Inkike z'amabuye zigose umudugudu zizahera ko ziriduke, abantu bose bazurire umuntu wese imbere ye. Amen. Abantu bose bazurire imbere ya buri muntu wese. Amen. Dusomye amagambo meza ari muri Yesu wa 5:1. Ni ukuri Yesu ngo yarahagaze, amaze guhagarara yarahanganye n'ababisha. Haleluya. Hari ukuntu babaga bahanganye n'ababisha babo, nta wemerewe gusinzira, nta n'uwemerewe kurangara. Yesu ngo yarahagaze ahanganye n'ababisha babo. Hanyuma mu guhagarara ngo abona umugabo wari ufite inkota ari imbere ye. Yesu aramubaza ngo mbese uri uwo mu bacu cyangwa nawe uri umubisha? Hanyuma aramubwira ngo ngiyewe ntago ndi wo mu babisha banyu, ndi umugaba w'ingabo. Uyu mwanya ndagira ngo nkusabire kuri iyi tariki ya 15 z'ukwezi kwa 7. Haleluya. Ndagira ngo ngusabire ngo ubone umugabo uhagaze imbere yawe ufite inkota, numara kumubona arakubwira icyo ukora. Yesu aramubwiye ngo none se ubwo uri uwo mu ngabo z'Uwiteka njyewe ntegetswe gukora iki? Aramubwira ngo kwetura inkweto zawe. Yesu ahita kwetura inkweto. Twirinde kuburana n'Imana, twirinde gushaka guhura n'Imana tutakwetuye inkweto. Murabizi ko kwetura inkweto ari ukwihana. Iyo umaze kwihana wakira ubutabazi bw'Imana, iyo umaze kwihana wakira gukora kw'Imana. Haleluya. Nuko Yesu abigenza gutyo. Amaze kubigenza gutyo, marayika amubwira icyo ategetswe. Aramubwira ngo nubwo ubona Yeriko imeze kuriya, muze kugenda buri wese afata amapfizi, mufata amahembe 7, hanyuma mugende muzamuke mugere Yeriko. Kandi turasomye ngo Yeriko n'ubundi hahoraga hakinze kuko babaga batinya ngo Abisiraheli. Uyu mwanya Imana ikwambika igitinyiro mu izina rya Yesu Kristo. Imana niguha igitinyiro, abakurwanya baratinya. Niguha igitinyiro, wari uguhagurukiye aricara. Niguha igitinyiro, amazi yaragutembanya aragenda arakureka. Niguha igitinyiro, uraca mu muriro ugutinye. Niguha igitinyiro, inzuzi zirakama. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Nuko arangije Yesu haramubwira ngo nuko. Haleluya. 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 Haramubwira ngo noneho reka tubikore. Arangije ngabwira abantu ngo nimuze. Barazamuka. Kandi turasomye ngo yaramubwiye ngo nimumara kuhagera mukazamuka mukoze ibyo tubabwiye, mukazamuka mutwe ano mahembe mufite amakondera, ngo nukuri yarikirahirima. Kandi ngo nimara guhirima buri wese ahita azamukira imbere ye. Haleluya. Uyu mwanya ndagira ngo buri wese azamukira imbere ye. Ndagira ngo buri muntu wese azamukira imbere ye. Haleluya. Kandi buri wese abwira Imana ihirike Yeriko. Hari Yeriko iri imbere yawe. Uyu mwanya duhiritse Yeriko iri imbere y'umuntu wese wategereje Imana akayisenga. Uyu mwanya duhiritse Yeriko ituri imbere itubangamiye. Uyu mwanya duhiritse Yeriko itubuza kugira ngo tugere mu masezerano. Uyu mwanya umuntu wese turi kubyumva kimwe, nafashe natwe tuzamura amajwi yacu duhirike Yeriko itubangamiye.
haleluya. Nuko barangije baragenda, Yeriko bakoze uko babwiwe, maze Yeriko ngo irahirima, Bisirayeli bageramo imbere. Uyu mwanya ugera imbere nawe, haleluya. Uyu mwanya ugera imbere, uyu mwanya ugera imbere, uyu mwanya ugera imbere, haleluya. Wowe udukurikiye, Imana iguhirikire Yeriko, natwe turi kumwe, Imana iduhirikire Yeriko. Uyu mwanya duhiritse Yeriko mu izina rya Yesu Kristo. Rimwe, kabiri, gatatu mu izina rya Yesu Kristo. Turirukana Yeriko ikuremereye, Yeriko umaranye iminsi turayihiritse, kuko twizeye Imana. Imana muri Isiraheli, Imana yagiriye neza Abisiraheli, Imana igira neza aba Yesu. Yesu abona umugabo ufite inkota, aramubwira ngo ngende umugaba w'ingabo, umugaba w'ingabo agusure. Umugaba w'ingabo agusura. Uyu mwanya nicyo nkwifurije, nanjye nicyo nifuje. Umugaba w'ingabo nagusura arakubwira icyo ukora. Umugaba w'ingabo nagusura arakubwira inama yo kurwana, kandi n'urwana uranesha, kuko baranesheje Abisiraheli. Akira kunesha kuva i Siyoni, akira ubutabazi buva i Siyoni, akira gukora bitunguranye kw'Imana, akira gutegeka kw'Imana gutunguranye, akira uburinzi bw'Imana, akira ubutabazi. Reka dusengere muri iri jambo. Imana iguha umugisha. Uwiteka Imana ishobora byose, nta yindi Mana iriho, nta Mana yabanje nta n'izaheruka. Watugiriye neza, turabibona. Watubereye byose, turagushimiye. Waduhagazeho, uraturwanirira. Hari uko twakubonye kenshi, tuzi ko n'uyu mwanya twongera kukubona. Reka wongere utugirire neza, reka udutuma umugaba w'ingabo zawe, reka wongere uturwanirire. Udukurikiye umugirire neza, natwe utugirire neza. Duhiritse Yeriko zituremereye mu izina rya Yesu Kristo. Aho udukurikiye ahari hose, wari ufite Yeriko uyihirika abashe kugera imbere. Wabwiye Yesu ngo umuntu wese azazamukira imbere ye, tuzamukiye imbere yacu mu izina rya Yesu Kristo. Wagaze kwa Lazaro arasuka biramenyekana, reka natwe bimenyekane ko wahageze. Twasengaga gutyo ngo ubikore nk'Imana, mu izina rya Yesu Kristo anesheje. Amen, amen.